ibyaremwe Imana yaremye buheruka. Ibihangano byayo byari abantu. Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo. Imana yabaremye mu ishusho yayo. Umugabo n'umugore niko yabaremye. Aba bantu bari batandukanye n'inyamaswa n'ibimera Imana yari yararemye. Yabaremeye kugira ngo banezerwe no kujyana umubano nayo ndetse no hagati yabo. Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 17. Ese waba warigeze kwitegereza ibintu biri ahakuzengurutse maze ukibaza niba koko uri uw'agaciro? Iyo witegereje imigezi isuma, imisozi miremire, bishobora gutuma ubona ko umuntu ntacyo avuze, nk'akantu gato cyane kadafite icyo kavuze ubigereranyije n'ikintu cyose Imana yaremye. None se ni buryo ki ikiremwa muntu cyose ari ikintu kidasanzwe ku Mana ndetse nawe urimo? Iyo nitegereje ijuru, umurimo w'intoki zawe, n'ukwezi n'inyenyeri, ibyo waremye, umuntu ni iki kumwibuka, cyangwa umwana w'umuntu kumugenderera? Wenze kumugira nk'Imana, aburaho hato, umwambika ubwiza n'icyubahiro nk'ikamba. Wamuhaye gutegeka ibyo waremesheje intoki zawe, Wamweguriye ibintu byose ubishyira munsi y'ibirenge bye. Wamuhaye gutwara intama zose n'inka n'inyamaswa zo mu ishyamba nazo, n'ibiguruka mu kirere n'amafi yo mu nyanja n'ibinyura mu nzira zo mu nyanja byose. Uwiteka Mwami wacu, erega izina ryawe ni ryiza mu isi yose. Zaburi ya 8 umurongo wa 4 kugeza ku wa 10. Ese wari ubizi? Ikiremwa muntu cyaremwe gitandukanye n'ibindi byaremwe. Imana idufiteho umugambi. Turyoherwa n'isano y'urukundo dukunda Imana ndetse na bagenzi bacu ndetse n'isi muri rusange. Ndetse n'uburyo Imana yaremye umuntu wa mbere byerekana ko umuntu adasanzwe, ahabanye rwose n'ibindi biremwa. Imana ntiyakoresheje ijambo ryayo mu kurema umuntu wa mbere. Ahubwo Imana yakoresheje ibiganza n'umwuka wayo.